Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kensi. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo? Nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Yamenyekanye nk'umuhanzi mu gutegura ibitaramo, umunyamakuru ndetse akaba n'umuhanga mu gushakisha impano zitandukanye. Ibi byose byatumye Kakuzankuriza Charles cyangwa se Kensi imfura y'iwacu aba umwe muri ba rwiyemezamirimo bamaze gutera intambwe kugeza naho ashinze radiyo na televiziyo bye bwite. Ibintu bitakorohera undi munyarwanda uwo ari we wese muri iki gihugu uyu munsi. Ni umugabo watangiye akazi ke ko gushinga radiyo na televiziyo akwepana na rura, ariko we n'ubwenge bwe abasha kubicamo byose ubahagaze yemwe. Yatangiye radiyo ikorerewe mu rugo. Ibintu bitangaje cyangwa se ikintu gitangaje kuri uno mugabo, mu mashuri menshi yize, diploma afite, nta na rimwe yari yandika ibaruwa isaba akazi mu kigo icyo ari cyo cyose cyangwa se muri leta. Atangira televiziyo ye bwite yari afite $5,000 by'amadolari y'Amerika yonyine. Kuri ubu ushyize mu manyarwanda nibura yakabakaba muri miliyoni 8 zirenga. Gusa igitangaje kugeza ubu amaze kugira ibikoresho akoresha kuri televiziyo na radiyo yose hamwe uteranyije agaciro bifite bihagaze arenga $400 by'amadolari y'Amerika. Nibura uyashyize mu manyarwanda ararenga miliyoni zirenga 700. Mu magambo ye yagize ati bigitangira byari umuriro, aho yavugaga ko yari afite kamera imwe ikora kuri televiziyo akaba yarayitaga imbangukiragutabara. Iyi ni AZ Kigali Update. Ikiganiro nimenya n'uyu. Hano turi kuganira kuri Kensi imfura y'iwacu. Kora subscribe ubundi duhorane no mu bindi biganiro. Uyu yavutse mu mwaka w'1942. Ubu akaba afite umugore umwe n'abana 3. Abamuzi bamuvuga nk'umuntu utagica ibintu ku ruhande, abivuga uko abyumva, yaba atebya cyangwa ari seriye. Ubu ndabizi watangiye kwibaza uti none Kensi tuzi ko ari umunyamakuru byo byaje biti? Uyu ni umuhanzi, umunyamakuru, umuhanga mu kwamamaza, umukinnyi w'amafilime ndetse no kuyandika, n'umukinnyi mwiza w'amakinamico, kuyobora ibitaramo byinshi cyane agenda akora, kandi byose abikora neza nta gutegwa. Iyi myuga yose nk'uko nkubwiye ayikora neza kandi ayikora ari uruhererekane. Yatangiye kubikora atarabyize no mu ishuri, byose ni impano yavukanye mu nda ya mama we. Gusa bishyigikirwa n'ubumenyi yavanye mu ishuri. Mu magambo ye ajya agira ati ndi umwana nakundaga gukina utuntu twinshi, abantu bakavuga ati uyu mwana ni umusazi, uyu mwana arakubagabana cyane. Gusa akomeza avuga ati nta wahaga agaciro ibyo nabaga nkora, ariko njye nakundaga ibyo nabaga ndimo. Ati nashoboraga kubona umuntu nkaba namukoramo nk'umuvugo cyangwa nkamukoramo n'utuntu twinshi twasetsa abantu. Mu mwaka w'2000 ubwo yigaga muri Lycée de Kigali nibwo yashinze ihuriro ry'abahanzi n'ababyinnyi. Akaba yibukamo umucuranzi w'umusaza witwaga Manase wabaga muri iryo tsinda. Icyo gihe Mico yaririmbaga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse na Tom Close. Abo bose babaga muri iryo tsinda Kensi imfura y'iwacu yari yashinze muri Lycée de Kigali. Ndetse iryo tsinda sabo gusa habagamo n'abandi benshi batabashije kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Icyo gihe bagitangira basubiragamo indirimbo z'abandi. Mu gitaramo cya mbere bakoze binjiriraga inote y'100 n'ibiceri 50 byonyine. Kuri ayo mafaranga bigeze gukora igitaramo buzuza gymnase ya Lycée de Kigali. Ku buryo umwe nibura yahembwaga amafaranga ari hagati ya 500 na 700. Kuva ubwo ubuzima bugenda butangira guhinduka gahoro gahoro. Kensi atangira kuryoherwa n'uruganda yari yinjiyemo akiri mutoya. Byari ingorabahizi mu rugendo rwo gutegura ibitaramo, cyane ko Kensi n'itsinda rye nta n'ibyuma bari bafite by'umuziki. Uyu Kensi yaje kwiyegereza inshuti yari ifite ibyuma bishaje kandi by'umuziki, aramubwira ati ese nshobora kubibyaza umusaruro, wowe bimpe nzabikoresha nunguke kandi nawe uzunguka. Ibyuma aba arabibonye abifashijwemo na Padiri Gatete wahuse amuha ikiraka $50,000 ashimisha abantu imihanda yose karahava. Igitangaje ibyo byose yabikoraga yiga mu mashuri yisumbuye, aho yaje kuyasoza mu mwaka wa 2002.
arangiza amashuri yisumbuye yari afite amafaranga arenga miliyoni 2 abikuye muri uwo muziki no gutegura ibitaramo. Arangije amashuri yisumbuye ntabwo yahagarikiye aho ngaho, yahise yigira inama yo kujya gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutegura ibitaramo, kuyobora ibiganiro, gutunganya amashusho n'ibindi bijyanye na multimedia. Abasha kwishyurira amezi agera muri 6 mu gihugu cy'Ubugande, mu gihugu cy'amahanga. Ageze i Bugande kandi ntabwo yicaye ngo yige gusa, oya, ahubwo yakomeje akazi ko kwandika imikino y'amakinamico, harimo nk'uwo yanditse witwa Indyankurye wari urimo umugabo witwaga Dr Runiga. Ikaba yari inkuru ishingiye ku nkuru mpamo, cyangwa se tuvuge ko ari inkuru y'ibyamubayeho hamwe n'inshuti ye y'umukobwa. Ubwo bajyaga kwivuza kwa muganga, muganga wo kugira ngo avure indwara agatangira gukorakora umukobwa umubiri wose. Ni imikino myinshi yagiye yandika, yagiye ikundwa n'abatari bake muri iyo myaka y'iki gihe. None kuba umunyamakuru byatangiye gute? Mu rugendo rwe rwose rw'umuziki, umuziki ni wamubereye imbarutso, aho nk'igitaramo cye cya mbere yari yateguye cyamubereye imbarutso yo kwinjira mu itangazamakuru, aho yari yagiteguriye muri Kawa Show mu mujyi wa Kigali. Akaba yarahuriye na Kamanzi Louis ndetse na mugenzi we Kabera. Aba bombi bamugejejeho umushinga bari bafite, nuko batangira kuganiraho. Icyo kiganiro ni nacyo cyaje kuva mu ntandaro y'ishingwa rya Radio Flash FM hari muri Nzeri umwaka wa 2004. Kuva ubwo ahita atangira itangazamakuru akora kuri Flash FM. Nyuma haza abandi bashoramari bashya bashakaga gushinga City Radio. Kuva ubwo Kenisi abasezeye Flash FM gutyo atangira gukora kuri radio nshya yari ivutse mu murwa. Aha ntiwabura kwibaza ute se yavuye kuri Flash ate, byari bigenze gute? Nabyo byabaye nk'umutego w'ifuko. Mu magambo ye bwite yagize ati, icyo nshaka kuvuga, ntabwo nigeze nandika ibaruwa isaba akazi mu buzima bwanjye. Icyo gihe bantumyeho umuntu ati turashaka ko udufasha gutunganya ibiganiro, cyane ko ibyo ni ibintu nari narize, nari mbisobanukiwe neza, ntago rero nari buhakane. Ubwo bahita banama avance y'amezi 6. Kuva ubwo nibwo Kenisi yahise asubira inyuma gato ajya kuri Flash FM arabasezera. Kenisi mu magambo ye yasobanuye ko akora kuri City Radio, yasanze ubumenyi bwe n'ubuhanga bwe birimo gukoreshwa mu manyanga ndetse no mu nyungu za ba nyiri radio gusa. I'm a hustler, and up now I'm still hustling. Yes. Nibwo yaje guhita yigira inama nyuma yo kubona ko ibyo akorera abandi nawe yabyikorera. Ahita afungura inzu itunganya ibijyanye n'amajwi, ahita A to Z Production. Ikintu yahise akora ni publicity ya Nkusi Godfrey, umwe mu baherwe cyane bari mu mujyi wa Kigali muri iyo myaka. Ubundi aragenda amwegera amwereka publicity yamukoreye. Gusa Kenisi yabwiye Godfrey ko atari bumwishyuze cash, ahubwo yashakira mudasobwa. Uko niko urugendo rushya rwo kwikorera rwatangiye. Nyuma gato nk'uko yabikoze kwa Nkusi, yegera n'undi nawe mwaka mixer. Gusa we yamusezeranyije ko azamwishyura amafaranga nyuma y'ukwezi kumwe. Akimara kubona ibyo bikoresho, yahise abona ikiraka cyo kwigisha Adobe itunganya amashusho. Akuramo arenga 3,700,000, ahita yishyura amadeni yose y'ibikoresho yari yafashe. Aha ni kuri AZ Kigali Update, kora subscribe ubundi dukomezanye. Ibi bikiba gutya yahise agira igitekerezo cyo gushinga radio, ubundi abantu baramuseka, baramukwena koko karahava, ivumbi riratumuka. Bitewe n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe, byaje kumuha amahirwe yo gukorana n'ikigo cy'abanya-Norvège, Norwegian People's Aid, cyafashaga abaturage kubona amashanyarazi y'ibikomoka ku mirasire y'izuba. Aho yakuye amafaranga menshi kuko yari umwe mu bazana ibikoresho by'iki kigo bivuye hanze y'u Rwanda, abifashijwemo n'umwe mu bakire bo mu gihugu cya Uganda. Nubwo umubare w'amafaranga yakuyemo utazwi, ariko bavuga ko yari menshi. Akaba ari nayo yakoresheje atangiza radio ye na televiziyo bye. Yatangiye televiziyo ye iwabo mu rugo i Gikondo aho yabaga. Mu magambo ya KNC yatangaje ko kugira ngo ahabwe umurongo byari bigoye cyane, kuko studio ya televiziyo yari afite yayihinduyemo iwe mu rugo kugira ngo ahinduremo radio, kuko televiziyo bitari bushoboke. Iyo radio ayita Radio 1. Byamutwaye imbaraga zidasanzwe, atangira no kwishyiriraho iminara ye bwite, ikigo kibishinzwe kitabizi. Mu magambo ye yagize ati, uburenganzira twari dufite muri ubwo kwari ugukoresha iminara ya Jari ndetse na Rebero, ariko Rura
yashakishaga radiyo yacu ahantu ikorera cyangwa se ahantu ivugira, rimwe na rimwe bakatubura, ariko baza gushakisha umurongo neza basanga tuvugira i Gikondo. Byabaye ngombwa ko tuganira na Rura, ibintu bijya mu buryo, Radio 1 itangira gutyo. Ubwo ari mu mwaka wa 2012, ariko mu mwaka wa 2013 urebye nibwo Radio 1 yatangiye gukora neza. Uwo ni Kenisi turi kuganiraho. Nyuma y'umwaka umwe kuri 18 Mutarama 2014 yatangije televiziyo ayita TV1. Mu magambo ye yaragize ati: dutangira TV1 twari dufite ibihumbi 5 by'amadolari y'abanyamerika, akaba nibura miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa byari bigoye ko ayo mafaranga yatangira umushinga wa televiziyo, kuko byonyine imashini yitwa Triketa ikora mu buryo bwa analog nibura igura amafaranga ibihumbi 20 by'amadolari y'abanyamerika. Ibihumbi 5 rero by'amadolari ntibyari kugura amatara, switcher ndetse n'ibindi nkenerwa. Mu yandi magambo, amafaranga twari dufite yari make. Ariko KNC ntiyacitse intege, yarakomeje arahatana. Byose abigeraho nubwo abantu bakomezaga kumuseka. Uyu munsi KNC ni umugabo umaze gushikama mu itangazamakuru, kandi ufite igitangazamakuru gikomeye, kandi nawe ku giti cye ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Urugendo rwa TV1 na Radio 1 rwatangiriye ku Muhima, baza kuhava bimukira Kacyiru munsi y'umurenge, bajya mu nzu itaruzura neza, kuko kuyivugurura nibura byatwaye asaga miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu magambo ye yagize ati: TV1 twavuye ku bihumbi 5 by'amadolari, none ubaza ibikoresho dufite byose ukuyemo RBA, nta yindi televiziyo yo mu Rwanda iturusha ibikoresho byiza kandi byinshi. Kuri ubu TV1 na Radio 1 utabariyemo inzu ifite ibikoresho nibura bihagaze arenga ibihumbi 450 by'amadolari y'abanyamerika, nibura mu manyarwanda ubaze neza ararenga miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu TV1 ifite abakozi barenga 50, ndetse inzu bakoreramo ikaba ari yabo bwite, ntago bakodesha. Uyu mugabo azwiho ku kuri kwinshagira mu bijyanye no gusesengura ibintu kugeza na n'uyu munsi kuri Radio 1. Mu mwaka wa 2016 nkaho ibyo bitari bihagije, yateye indi ntambwe ashinga ikipe y'umupira w'amaguru ayita Gasogi United. Kuri ubu irakina icyiciro cya mbere mu Rwanda. Dore ko ibikorwa bye byinshi n'ubundi yagiye abikorera aho hitwa i Gasogi. Ibi kandi ntibyamubujije ko mu mwaka wa 2017 yanasohoye indirimbo ze bwite, akaba harimo imwe yitwa Heart Desire yakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. You set my heart on fire. Chongwi no fashe sanira umutima wame ndetse umenywe no kubera kugukunda. KNC yagiye yumvikana kenshi avugira abaturage, ndetse agashira amanga akabaza ibibazo benshi batatinyuka kubaza. Hari ikibazo yabaje Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yari yatumije abanyamakuru. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Kenisi. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo? So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo si ibyo gusa. Niba wibuka ikiganiro yagiranye na SP Jean Bosco Kabera wahoze ari umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda. Iki kiganiro nacyo kiri mu byatumye KNC arushaho gukundwa n'abaturage kubera gushira amanga akabaza abayobozi inshingano zabo. Urakoze cyane afande. Afande reka kuba ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko, kandi afande reka twumvikane. Aha twaganiraga kuri Kakuza Nkuriza Charles. Ikiganiro cyarimenya n'uyu. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, naho inkuru nk'izi zo nakagaruka.